Feza Diane, umugore w'imyaka 37 y'amavuko, amaze imyaka 12 ahungiye mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryamusuye muri inkambi ya Kigeme, aryereka ibikorwa bitandukanye akora. Mu nzu ubona ko yuzuye ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 30. Feza Diane arakira abakiriya baje guhaha. Yabwiye Ijwi rya Amerika uko yatangiye ibi bikorwa byo gushaka icyunganira imfashanyo kandi bikamukundira. Ibikorwa byanjye nabitangiye muri 2013 kugeza uyu munsi. Yego. Igishoro wagikuye? Twatangiye dukora ibimina, tugera hano twagiye dukora imirimo isanzwe yo mu nkambi. Nahoze ndi umujyanama w'ubuzima. Bampembye ikimina mpita ntangira gucuruza. Nyuma yaho haza umushinga witwa Inkomoko, tangira kutuguriza amafaranga, bituma ibikorwa byanjye byaguka kurushaho. Ubu igishoro cyanjye kiri muri miliyoni 30, ariko hari n'ibikorwa nagiye nkora biri ku ruhande bitari muri ubu bucuruzi. Ibyo ni nk'ibihe? Ibyo bikorwa bindi ni nk'ibihe? Hari ubworozi, hari n'inzu naguze. Nyuma y'ubucuruzi, Feza Diane akorera mu nkambi rwagati, yanatembereje Ijwi rya Amerika inyuma gato y'inkambi aho akorera ubworozi bw'inka za kijyambere. Aha yahaguze ubutaka ndetse anakodesha ubundi yororeramo inka zitanga umukamo ku buryo ku munsi abona litiro zisaga 40 z'amata. Arasobanura icyatumye ashora amafaranga mu bworozi bw'inka n'icyizere afite cyo gutera imbere. Ubworozi bw'inka kugira ngo mutekereze nuko nabonaga ari ikintu gishobora gutuma n'ubundi bimpa inyungu. Ikindi hano hantu dutuye urabona hari abana bari mu mirire mibi, ndavuga nkoze ubucuruzi bwo korora inka, nabona abakiriya kuko hari abantu benshi bakeneye amata kugira ngo abana babo babashe kuva mu mirire mibi. Nk'ubizi nka mwabonye zikamwa litiro 40 ku munsi. Uyu mugore uvuga ko ari ku nshuro ya kabiri ahunze kuko yigeze gusubira muri Kongo ntahabonere umutekano, afatanye n'umugabo we Kayiranga Celestin ubona ko we yiyeguriye ubworozi. Kayiranga asobanura ko uyu muco wo korora usanzwe ari karande ku banyekongo, we n'umugore we bawadukanye muri iyi nkambi bigakangura benshi. Hari benshi baturebeyeho ikitegererezo. Nk'ubu ngubu hano muri no nkambi hamaze kuboneka inka nyinshi, abantu benshi baroroye. Ikindi n'amata araboneka ku buryo wayakenera yabona mu buryo bworoshye. Ibikorwa by'uyu muryango byungukira impunzi zicumbikiwe aha Ikigeme ndetse n'abaturage basanzwe baturanye n'iyi nkambi. Mu bakozi 10 Feza Diane avuga ko akoresha ab'Ijwi rya Amerika ryabashije kugeraho n'abiganje mu bworozi. Muri abo harimo Ngirabakunzi Bosco na Uwimana Patrick. Byari bimfasha kuko uyu nkorera arampemba, akaba afite na visa nkajya gufata ibyo kurya, bikamfasha ndetse mu rugo rwanjye ku bana n'umudamu. Ngewe ntarebe icyo nshatse ndakibona, siko noneho no mu rugo baba bakeneye ikintu bose ntabimusaba. Nyuma yo kutumurikira ibikorwa, Feza Diane yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubuzima bwe bwahindutse, akababona icyo yifuzaga ataratangira gukora, ariko yifuza ko n'abandi bamureberaho. Icyambere navuga nk'imirire twabagamo yari imirire navuga itari myiza, abana barwaragurika. Icyo ni icyambere navuga cyahindutse. Icya kabiri nabashije kujyana abana banjye mu mashuri meza, mu ma école privée. Ikindi n'inzu ntuyemo ni inzu itari yo mu nkambi, nisanzuye ntago ndi muri za nzu z'icyumba kimwe, ndi mu nzu inkwiriye. Ikindi nanjye nkaba nagira umuntu naho ubufasha no gushishikariza abagenzi banjye ndabaribona iki kiganiro kwiteza imbere, nabo bakagerageza bagakora kugira ngo babashe guhindura ubuzima. U Rwanda rucumbikiye impunzi zisaga ibihumbi 100 z'abanyekongo, zirimo izihamaze imyaka 28. Iyi nkambi ya Kigeme ibarizwamo impunzi z'abanyekongo zigera ku bihumbi 20. Hafi ya bose babishijweho n'imfashanyo y'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi, aho imfashanyo bahabwaga na HCR igabanyirijwe. Benshi batangiye kugira impungenge ko ishobora kuzavaho. Ibyo bituma hari abatangira udushinga dushobora kuzabarwanaho mu minsi iri imbere, cyane ko basanga icyizere cyo gusubira iwabo kigenda kiyoyoka. Fulgence Kizwera, Ijwi rya Amerika, Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.